Muraho neza, reka ntongeye kubaha ikaze kuri Key Property Rwanda. Nemere nk'ibisanzwe rero uyu munsi aho dufite tuwa inzu nziza nshyashya tuzanye. Duherereye rero turi Kanombe, ahantu hazwi nko mu Busanza. Abantu bazi kwa Bamporiki, turi muri iyo quartier yaho. Ni quartier nziza iri gutera imbere kandi bari kubakamo amazu meza cyane. Guest what dufite iki rero uyu munsi ni inzu nziza cyane imeze neza iri ku isoko kuri miliyoni 130. Uraza ndetse ashobora kuvamo ibiganiro bikeya, ino nzu ukaba wayigura. Ni inzu igizwe n'iki rero? Ni ibyumba 4, dushe na toilette 3, na saramanje, igikoni kiza mu nzu, amanegisi hanze, hanegisi nziza ndi batuye, parking hano ushobora gushyira imodoka zawe 3 nini cyangwa se enye ntoya. Jaride bagiye bakora indabo bashyiramo no kutubuye twiza cyane, bakora decoration, rooftop hejuru ndetse n'amabariko 2 hano hanze, ubwo na 3. Icyumba hano hari bariko hano kuri salon ndetse no kuri master room munsi ya rooftop dufitemo bariko. So reka dukore tuwa rero duhere hanze tubereke. Ni karibu cyane. Reka dutangiye tuwa yacu. Turi ahantu heza cyane, quartier iri guturwa. Mubona ko hepfo ko hameze na ahantu hose amaze kugira amazu mashyashya. Hanze urabona ko ni hanini, ahantu umuhanda, kandi umuhanda uzakomeza ruguru nkuko muri kubibona. Inzu yacu muri kubona hanze ko bimeze, ni inzu yubakitse pe, imeze neza. Mu Busanza hafi yo kwa Bamporiki, ku bantu bahazi, ushobora guca Kabeza, ushobora guca Kicukiro ku Muyange, ukambuka kuri polisi ya Busanza, ukahita umanuka ukaza ukajya. Numva ko ni ahantu hagati ushobora kuza bose kuhagendeka pe. Nta ushatse ntiwajya uca Kabeza kubera ambutiyaje, ukicira Kicukiro mu Kagarama ukambuka uzano. Reba hanze, turebe hanze uko hameze. Reba iyi gate dufite yacu, wana ko ni gate nziza ifunze neza, wana ko birasa neza. Tukagirira uyu muryango munini kurafunze wa gate. Reka twinjire muri aka gatoya urebe, wana ko ni inzu ikoze neza kuva hasi. Ni karibu tujyemo imbere. Wow, nituze imbere turahasanga ikireba iyi parking, amapave meza akomeye original, wana ko na amapave bakoze neza. Aha rero ku mpande ubona ko bagiye bafata tuno tubuye two mu mazi, bagenda bashyiramo hano ya mabuye batora, bashyiramo izi ndabo zitanga umuyaga hano, bikaduha ubwiza. Reba nawe hano tuno tujaride, igipangu urabona ko ni igipangu cyiza cya Ruriba kimeze neza. So mbere ko tugera mu nzu imbere, reka mbereke aka gace ka hano ndetse na rooftop nyuma, mbereke ahangaha uko bimeze. Ahangaha naho urabona ko dufite nanone baduhaye indi decoration y'aya mabuye nkuko muri kumbona hano. Reba bino biti bagiye bashyiramo, ni ibintu byiza cyane, ibikora bizajya bitanga umuyaga. Reka tujye hejuru rero kuri rooftop mbere yuko tujya mu nzu, naho mbereke. Karibu cyane, ibaze miliyoni 130, ahantu Kanombe nka Busanza heza cyane hari guturwa, ukagura iyi nzu. Karibu kuri rooftop. Mbega akayaga hano, ufite akaviyu Kabeza, Kanombe ku kibuga, Kicukiro, ahantu hose ni karibu. Muze mbereke turebe kuri rooftop yacu. Wana ko ni ahantu heza, wana ko n'umutaka bahise bawushyiraho hano. Ushobora kuza, wana ko abantu no gushyira intebe hano bagatereka icyo kwinywera, mukaganira nimugoroba mufata akayaga. Dore Remera kuri stade, ngira stade ndayibona, Kabeza, Kicukiro, wana ko hano hantu haduha view nziza cyane. So tuvuye hano reka tujye mu nzu imbere turebe uko bimeze. Kureba rooftop nkuko nababwiraga, reka dutemberane tujye kuramo imbere se inzu yacu imeze gute. Ni karibu tukigenda rero. Hano reba dufite iyi bariko, nayo ni bariko nziza cyane. None reba ino nzu, reba inyungi bayihaye. Reka nze nzibare namwe murebe. Do izi ni 2, ahangaha duhafite inkingi. Iyi ni ya 3, 4, 5, 6, tukagira n'izindi zingahe 3 hepfo. Numva ko ni inkingi nyinshi cyane, inkingi zigera mu 9. Numva ko ni inzu irateze imeze neza. So reba iyi bariko rero yacu hano kuri salo, ushobora kuza ugashyira za ntebe za hano abantu bicayeho nimugoroba. Reba iyi design ya stone finishing bakoze hano, bagenda bayishyiraho, wana ko bafashe bakora utuntu twiza. Aka gatara hano ushobora gushyira udutako twawe
byose bikegerana cyangwa se bigakomeza gutanga ubwiza wicaye hano hanze. So reka tujye mu nzu imbere turebe uko naho bimeze. Ni karibu rero mbahe kaze muri salo yacu nziza cyane, nako dufite urugi rwiza cyane rumeze neza cyane. So ni karibu dukomeze turebe salo ese ho bimeze bite. Ubona ko dufite salo nziza, parafo ni gypsum, amatara meza cyane. Ahangaha tukagira iyi TV stand, ubona ko ni TV stand nayo nziza, ubona ko byose bikomeza gutanga ubwiza. Ubona ko hano harimo amakaro meza bashyizemo atanga ubwiza, amakaro meza ya original uhanagura agace. So aha naho tukagira uruhande rwa salamanje. Ni karibu tubereke muri salamanje yacu, ubona ko salamanje nziza isanzuye. Aha tukagira kano gasinke ndetse n'iyi miruwari aho gukarabira bigasa neza cyane, nabyo bitanga ubwiza hano muri salamanje. So tuvuye hano reka dukomeze mu gikoni turebe. Ni karibu mu gikoni, urabona ko ni igikoni cyacu barafunze, ntabwo bakigize open, bagiha private. So ni igikoni cyiza rero kiri moderne nkuko muri kubona, gifite utubati twinshi tuhagije. Reba nawe hejuru aho gushyira oven ngaha, tukagira n'uyu mwanya mwiza wa firigo nziza ya rutura ijyamo hano. Ubona ko ni ibintu byiza cyane, urabona ko ni igikoni cyiza gifite utubati twinshi kandi duhagije, basize ibara rimwe, ubona ko bisa neza. Reba aho kogereza, ubona ko ni ibintu bisa neza. Kandi tukagira no hanze hano, tukagira igikoni cyo hanze. Reka dukomezanya mbere ko tujya mu byumba turebe no mu gikari seho bimeze bite. Ni karibu. Wow, reba igikari cyacu, ni igikari kinini kisanze hano aho kwanika imyenda, amanegisi hano dore ngaya nayo babanyerekere. Reba hariya mu gikoni aho gutekera igikoni cyo hanze, murebe ukuntu hameze. Ubona ko ni ibintu bitanga ubwiza. Kwa bakoresha amakara bakoresha igikoni, harimo na stoke yacyo. Ahangaha naho tukagira aho kogereza, cyane cyane iyo hanze bakeneye handi ushobora kogereza ibiribwa byawe cyangwa n'ibindi bintu byo hanze wakoresha ahangaha. Harakinze, harimo dushe ndetse n'uyu mwanya ni uwa toilette, ndetse no hejuru tukagira ikigega cyacu. Ubona ko ni ibintu bisa neza. Reka noneho tuvuye hano hanze mu gikari tugende turebe no mu byumba bimeze. Urabona ko ni igikari kinini nkuko nakomeje kugenda mbibabwira. Urabona ko ni igikari kinini kisanzuye, ukongera ugasubira ku irembo. Ubona ko ni ahantu heza, ni ahantu hanini cyane, ndabigutuye ino nzu ntibacike. Reka tujye mu byumba. Reka rero noneho dutemberane tugiye kureba mu byumba byacu bimeze bite. Uru ruhande rero tugiye kureba icyumba cya mbere cy'abashyitsi. Ni karibu turebe kimeze gute. Wow, ubona ko ni icyumba cyiza. Aha dufite dushe na toilette yacu y'icyumba cy'abashyitsi. Ubona ko ni dushe nziza imeze neza, ifite akamiruwari, ifite agasinki, toilette nziza cyane. Ubona ko birasa neza. So ahangaha rero dufite icyumba karibu, ubona ko ni icyumba cyiza. Kandi noneho akarusho, inzu yacu ifite buri cyumba gifite garde-robe. Ubona ko ni garde-robe nziza zimeze neza. Muri buri cyumba urahasanga garde-robe. So tuvuye mu cyumba cy'abashyitsi rero, reka dukomeze turebe n'ibindi byumba bimeze bite. Bereke ibindi byumba byacu se byo bimeze bite. Iyi koridoro dufite ni koridoro nziza. So irigabanya iki rero? Uruhande dufite ibyumba bibiri bisangiye dushe na toilette. Ahangaha dukomeje tujya muri master. Reka tubanze master. Karibu. Wow, aha twinjiye muri master. Master yacu reka duhere muri dushe na toilette ya master. Urabona ko ni toilette nziza. Reba agashawa kameze neza, ibikoresho byiza. Toilette ngiyi ni Milano. Reba kano ga sink kacu keza ko gukarabiramo, akamiruwari. Ubona ko ni ibintu bisa neza. Ahangaha tukagira ahantu ushobora kubikamo utuntu twawe, ni ibintu byiza cyane. Ubona ko bisa neza. So tuvuye hano muri dushe rero, naha tukajyana no gushyira udukoresho two muri dushe nk'ama esume, bisa neza cyane. So reka tuve hano turebe no mu cyumba seho bimeze bite. Karibu mu cyumba. Wow, reba icyumba. Ni icyumba cyiza kandi gifite umuryango usohoka hanze. Ubona ko icyumba gifite nacyo ni parafo gypsum, tukagira n'aka TV stand ushobora gushyiramo agateleviziyo uri mu rugo hano mu cyumba cyawe cya master, cyangwa se n'utundi dutako bigasa neza. Akandi karusho rero dufite iyi garde-robe, muze mbereka. Wow, reba garde-robe nziza cyane, ugashyiramo amakositimu yawe bigasa neza cyane. Reba karibu ahantu ushobora gushyiramo ukazinga, ugashyiramo indi myenda bigasa neza cyane. Urabona ko ni garde-robe y'insirimu, nayo ikomeza gutanga ubwiza. Reka mbajyane hanze umugozi dukomezanye turebe uyu muryango usohoka uduha iki. Uraza ukadwa kuri open balcony. Urabona ko ni balcony nziza cyane nini,
mu gihe ushobora dushaka kuba uri mu cyumba ukizira hano ukashyira udutebe twawe ukicarira hano. Nkuko nakomeje kujya mbibabwira ko ni inzu nziza cyane iri moderne. Iyi bari kubona ko irahagije pe, ushobora kuza ukatera ameza runaka ukajya mwinywera icyayi. Kandi nanone ushobora kuza hano, si ngombwa gusubira mu cyumba, ushaka nko kugenda ushobora kuza hano harakinguka ugahita mujya n'abandi bantu hano baza mukicarana, kuko iyi ni inzira ukasohoka hanze utagombye kujya mu cyumba iwawe. So dukomeze turebe ibindi byumba, dukomeze turebe. Ubona ko iki cyumba cyiza kinini, ni karibu turebe no mu bindi byumba tugende. Wabona ko ni icyumba cyiza nka master room. Inzu yacu irisanzuye, amarangi meza kandi anoze pe. So nkuko nababwiye, uru ruhande duhafite ibyumba bibiri bisangiye iki, dushe na toilette. Twese watereka duhere muri iki cyumba. Karibu reba, iki cyumba ni kinini cyisanzuye, gifitemo garde-robe yacyo. Ubona ko nacyo ni ibintu byiza cyane, garde-robe nziza, birasa neza cyane. So tuvuye aho ngaho rero, reka tujye dukomeza turebe. Ubona ko ni icyumba kigari nkuko muri kubibona, cyisanzuye, ushobora kuza ugashyiramo igitanda kinini. So reka turebe n'ikindi cyumba, tugaruke muri toilette. Ubwo ikindi cyumba tugifite kuri uruhande ni karibu. Ubona ko nacyo ni icyumba kimeze neza, kandi nacyo gifite douche na toilette nkuko nacyo gifite garde-robe nkuko nabibabwiye. Ibi byumba byombi biraza bigasangira iyi douche na toilette. Reka tuyirebe. Wow, karibu. Ubona ko iyi douche na toilette niyo ibyumba bibiri biza bigahuriramo. Dore aka ni agasinke kacu dufite hano ukireberamo. Wava aho ngaho tukagira iyi toilette nziza cyane ya Milano. Urumva ko ibintu byiza cyane, aho gushyira udusome twawe ni ibintu bisa neza. Kuko ino nzu wakoze investment nziza uyu munsi wa none muri Kigali. Rero kubana natwe muri tuba twari dufite uyu munsi wa none, aho twari turi Kanombe mu Busanza. N'abantu mutahazi rero, turi hafi yo kwa Bamporiki neza mu Busanza, cyangwa se uvuye nko kuri polisi ya Busanza hari abakora ibizamini, ni nk'inota nk'itatu kujya hano turi n'imodoka. Ni ahantu heza cyane, ni hafi, ushobora kunyura Kicukiro mu Kagarama cyangwa se ugaca Kabeza, biterwa n'inzira waba wahisemo. Ariko nakugira inama yo guca kujya wicira Kicukiro, kuko abantu bina ahangaha nta mugica Kabeza, icira Kicukiro niho hafi ku muhanda mushyashya. Abantu bataramenya ko hari umuhanda mwiza wa kaburimbo ugera ino ha Musanza wanyuze mu Kagarama Kicukiro. So twaba dufite iki rero, n'iyi nzu iri ku isoko miliyoni 130, ndetse ashobora kujyamo ibiganiro bikeye. Ni ibyumba 4, dushe na toilette 3, salo na salamanje, igikoni cyiza mu nzu no hanze, annex nziza. Ni inzu nziza cyane, kandi buri cyumba gifite garde-robe. Urumva ko ni ibintu byiza cyane. Hejuru dufite iki, tuhafite balcon nziza cyane ifite n'umutaka wayo. Parking ushobora gushyira imodoka zawe 3 nini rwose uparitse neza. Akajete gatoya bagiye bashyiramo utubuye, bagenda bakora decoration y'inzu. N'ubuso rero ujya muri 360. Urumva ni inzu nziza cyane yisanzuye kuri famille. Karibu rero duhamagara uyu munsi kuri iyo nimero ku screen yawe tugusurishe. Gusura n'ubuntu, ngwino dukwereke ino nzu. Ni karibu cyane.